Sokoze rero ubu yaragarutse turamusuzuma habaye amanama menshi twakoze amanama arenga navuga arengane hano kuri sheri kamwemera tuza no kubivuga ku rurembo kubagisha inama kuko ari umuntu wamamaye wa mugani baravuga ati mugende mu murebe nimwe mumufite nimusanga ari koko yayihanye duhamagara umugore we araza hano turamuganiriza tumubaza amakuru ye n'abana yabyaye uburyo abemera nk'abiwe nabyo yabikoze no mwigaburo bwere yabivuze hanyuma nta kindi twamukorera keretse kumwakira yego kandi twamugiriye inama twamubwiye ko nyamashyi abantu byabanejeje ukabona yuko bari babikeneye kuko urumva nazaga ngaterana nkagenda nkaza ngaterana nkataha nkabana n'abakiriza ariko abantu kabazi ko hari nk'impano zanjye zakabaye zikora bakabona nibikora urumva rero abantu bari babitegereje bishimye ku rugero ubona yuko wagira ngo ni nk'igihe bavuga ngo bagiye kwerekana nk'umusore n'umukobwa umugeni cyangwa uko n'abantu bakoma amashyi byanejeje nabyo byanyeretse ko abantu bankunda cyane cyane nabo dusengana nabo musengana wenda umuntu ashobora kukubaza Theo mu myaka 6 wari umaze uri inyuma y'itorero rya ADPR cyangwa uhagaritse gutyo ni iki byaguhombeje muri makeya base haryo ubwo hanyuma noneho afite n'inshingano zo kumenya ubugingo bw'abandi bantu yahawe nk'intama zabazwa akajya kumurikira Imana nubwira ko inamubwira ntimfasha mu by'ubugingo iki kiganiro kirakomeye Theo Bosebabireba bati wamuhuza n'umuvugizi wungirije wa ADPR namubwira ati nushaka ntunyakire ariko mfasha mu by'ubugingo ni ikintu kiza cyane mu by'ukuri waba usabye kandi ngira ngo ubwo niyumva iki kiganiro wenda uko byasa kose nawe no umubyeyi azagufasha mvuze ngo kumpagarika gusa ahubwo navuga ko kumpagarika si cyo cyampombeje ahubwo kwisubiraho niba biha agaciro nicyo cyampombeje ikintu cya mbere byampombeje kinangoye cyane biri mu mpamvu zituma ntakiba mu Rwanda ubu mba mu gihugu cya Uganda ntagaruko makunze cyane ariko byankururiye ingaruka zituma ndamutse ndi hano nago nabasha kureberera umuryango byatumye rero ngenda urumva nahombye kuba mu gihugu cyanjye kandi ngikunda babishakishe gukora ibyiza badacogora naho intambara no kurasana ndetse n'amagambo yo gusebanya ibyo ntibifite agaciro abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora naho intambara no kurasana ndetse n'amagambo yo gusebanya ibyo ntibifite agaciro ineza y'umuntu niyimwonzera gukundwa kugira neza ukayisanga iyo ugiye wagira nabi kakugaruka ukiriho ineza y'umuntu niyimwonzera gukundwa kugira neza ukayisanga iyo ugiye wagira nabi kakugaruka ukiriho gukorera Imana nk'abantu bazapfejo mutitaye ku by'isi bitagira nyirabyo kubera yuko umuntu apfuye arabisiga bikaribwa n'uwundi utarabiruye
Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukabakorera inkuru ziba zigiye zitandukanye kandi ziba zigiye zigezweho. Turi kumwe na Theo Bosebabireba cyangwa Uwiringiye Imana Theogene, ariko nyine ko bw'indirimbo ye yamamaye cyane yitwa Icyifuzo cyo ko zifite inyikirizo yitwa ngo Bosebabireba. Niryo zina yamamayeho cyane kandi uyihimba yitwaga Icyifuzo. Yitwaga Bosebabireba buriya. Oya yitwaga Icyifuzo. Ntabwo byagutunguye buriya kubona ko inyikirizo yayo ari yifasha cyane wenda bakanakwitirira iyo chorus yayo. Nje ntabwo byari kuntungura kuko ari ubwa mbere nari ngerageje kuririmba. Bigaragara ko nari ntaramenya guhitamo neza izina, hanyuma abantu bahita bampitiramo baguhitiramo. Ariko ziko ari byo koko kuko imenya ko bose babireba rizafata kuriya agira ngo ni kuba warayise iyo bimenya mbere, ariko n'ubundi yarafashe kandi irakundwa uranayitirirwa. Yes, umeze neza rero. Tugusanze ku rusengero rwa ADPR Kicukiro Sheri. N'ubundi niho usengera. Abantu bazi bose babireba barazi yuko ari umukristo kuri runo rusengero. Ngira ngo ni ibintu byiza cyane. Turi ku cyumweru tumusanze avuye mu materaniro yateranye iza kabiri. Nibyo haba n'ifunguro ryera cyangwa irya kabiri ryo funguro. Ubwo ahubwo ifunguro cyangwa igaburo ni irya gatatu. Yes, haba ku Kicukiro Sheri kuri paruwasi haba amateraniro abiri. Rimwe riraba rikarangira saa 4 hakajyamo irindi rirangira saa 6, noneho haba hapanze rirangira saa saa 7, noneho igaburo rikaza nyuma mu gihe ryabaye. Ngira ngo ntabwo nibeshye. Oya nibyo. Tugusanze aha rero ariko niho turakikubona kuvuvuye Burundi, wenda reka bariho tuvuga uracyafite n'akanyamuneza kawo. Twabonye ibiterane byaho byaragenze neza cyane. Mu by'ukuri harya mwakoreye hehe na hehe mu gihugu cy'u Burundi? Twabonaga na Roza Muhando public nini cyane. Mu by'ukuri abarundi wasanze ntabwo ari uherutseyo, wasanze bagutegereje gute? Ni imbamutima zawe ku bwa riri yavuga butumwa wakoze i Burundi? Wenda reka bariho mpera kuko nicyo kintu bose babireba ari kwibukwaho nonaha. Ibiterane byitabiriwe n'abantu umuntu yavuga ngo n'uruvunga nzoka. Reka ugira icyo utubwira, imbamutima zawe zabaye izihe? Watunguwe n'abari abantu kubaririmbira? Nabonaga rwose hakubise huzuye bya bintu bavuga ngo no gukubita. Niki wabitubwiraho gacyo wenda mbere yuko tujya ku nkuru nyamukuru? Urakoze cyane kukimbaza kubera ko kuva nakora biriya biterane nta munyamakuru twahuye ngo tuganire cyangwa mbivugeho. Ndetse usibye na biriya biterane buriya kuva umwaka utangiye nari ntaragira ikiganiro nkora. Ntabwo nabonye umwanya, nabagumaga njya mu ivugabutumwa i Bugande ni Burundi najyagayo mbere yuko biriya biterane biba. Hanyuma rero biriya biterane byabaye ahantu habiri. Igiterane cya mbere cyabereye kuri stade bita ngo ni Agasaka Ingozi, kimara iminsi 3. Hanyuma igiterane cyakurikiye nacyo cyabaye Igitega, aho basigaye bita ngo ni ku murwa mukuru wa politiki, kibera ku kibuga cy'indege. Yego. Ni ibyo ngibyo. Hanyuma kuvuga ngo nabibonye gute cyangwa imbamutima, hari ibintu bikubaho bigatuma utekereza ibindi nanone. Naherukaga abantu bangana kuriya cyangwa barutaho mu giterane narakoreye i Burundi, nabwo cyateguwe n'umukuru w'igihugu nyakwigendera Petero Nkurunziza. Nibwo naherukaga abantu bangana kuriya. Hanyuma rero hariya twakoreye bwari ubwa kabiri tugiyeyo, ari njyewe, ari Roza Muhando, ari n'umuna Evangeliste Danamore. Bwari ubwa kabiri tuhagiye. Ntabwo rero numvaga yuko hazaza abantu baruta bari baraje bwa mbere. Haje abantu reka nkubwire jowe, wenda abantu babonye utuvideo bajya wenda babibona no ku mbuga nkoranyambaga, ariko nkanjye wari uhari ndeba naho kamera zitareba. Nabonye abantu none numva ubwoba nibaza nimba ndi bubaririmbire. Narabarebye gusa navuga ni kuba nshobora guhagarara wenda nkavuga ijambo rimwe, abantu baje bangana gutya numvaga bihagije niyo ntari kuririmba. Mu by'ukuri byari byiza kandi nshimire abantu bo mu gihugu cy'u Burundi. Nukuri abantu bo mu gihugu cy'u Burundi bagerageza gukunda Imana, bagerageza kugaragaza ko bakunda Imana. Mbese baritabira bakunda ibintu by'Imana ku buryo ubona yuko uramutse watumiye abantu bakaza kuriya nawe byagutera kongera gutekereza ku Mana n'urukundo rwayo. Abarundi bakunda Imana cyane. Yego.
simvuze ko n'abandi batayikunda ariko tuvugisha ukuri ubwitabire bwabo aho njya hose binyereka ko bakunda Imana. nuko rero uraririmbye bigenda neza usanga indirimbo zawe ziracyahakunzwe inshyashya uzikozeho ibintu mbese wowe na Roza Muhando biracika kabisa bigenda neza nyine Evangeliste Danamori nawe arabwiriza ni umukozi w'Imana reka kwera uriya muzungu ngenda mukunda cyane ikintu mukundira mu by'ukuri atanga ubutunzi bwe bwinshi kugira ngo umurimo w'Imana ukorwe cyangwa akora ibiterane mu bihugu bya Afrika abinyujije mu muryango witwa The Right to the Nation yego Right to the Nation mu by'ukuri Imana imuhereza umugisha cyane muvuye Burundi rero tukivuga ku by'ibiterane wenda tutaharenze murahita mubisubukurira mu Rwanda nabonye twatangira kubyandikaho hari igiterane kigiye kubera irukoma mu karere ka Nyagatare ku itariki 7 kugera ku 9 aho muzava muhita noneho mwerekeza mu karere ka Bugesera kuri stade azaba ari ku itariki 20 na ni muri 10 ibyumweru birakurikirana ibyumweru birakurikirana ni 10 n'ubundi wowe na Roza Muhando kuru yawe na Roza Muhando igenda ibahuza cyane ndetse ibushize uri Burundi ubwo twaganiraga wavugaga yuko ngo mwamaze gupanga yuko mugiye gukora umushinga w'indirimbo ubigeze he bimeze gute mwararikodinze ese mu Rwanda muzakora video cyangwa niho muzayikorera bibaze gute na Roza Muhando mbere yuko nza noneho kukitwicaje ku Kicukiro sheri rero sasa urakoze cyane urumva uko byagenda kose umushinga w'indirimbo urahare ntago bikiri ibyo mvuga wenda ngo bizabaho ahubwo nuguguma mu gategereza kuko twamaze kubyumvikana hanyuma uko byagenda kose bizaba ntekeza ko ari inshuro kuko bino biterane turimo bizanakomeza buriya nituva no mu Bugesera dufite ahandi tuzajya niho ngo uyu mwaka wose tuzakorana n'uriya muryango kandi dukora biterane binini nka kuriya wahoze uvuga ngo Danamore ngo atanga ubutunzi bwe mu murimo w'Imana nyine agakorera Imana akavuga ubutumwa bwiza ntekereza ko nanjye mpamya mu bavuga butumwa bose nabonye ntekereza ko ari we wa mbere mbonye ukoresha ubutunzi bwe kuri urugero rungana kuri no kuri kose kuko nanone nkawe ubirebera inyuma nabwo ni ibintu bikeye ubona ariko nkatwe dusa n'abinjira nabiyego barimwo imbere ukabona imbaraga ziba zibirimo uravuga uti hari umuntu wihebeye gukorera Imana akavuga ati ubutunzi bwanjye buzakorera Imana ngira ngo ni ibintu byumvikana ukiva rero mu Burundi nyine mu ibi biterane uyu munsi cyangwa ejo ku mugoroba w'umunsi w'ejo nk'abanyamakuru namenya amakuru yuko mu myaka wari umaze uri umuntu yavuga ngo uri nyuma y'itorero rya ADPR kuko wari uhagaritse utemerewe kujya kwigaburo hari mbese ndabivuga ndetse neza terime wenda ngo babyita ngo kwegera ameza y'umwami utegera ameza y'ubwami ndetse rimwe na rimwe binakugora kubona amarekomandasiyo nubwo wakoreraga Imana nyine ariko hari cyari ikintu cy'igitsikamutima cyari kiri ku mutima wawe kandi kitari cyiza uyu munsi rero kuri iki cyumweru ubwongeye kwegera ameza y'umwami bakwakiriye imbere y'abakristo impamutima zawe nizihe niki wabibwira abantu bawe harya burya mbere wenda yuko tubivuga wari umaze imyaka ingahe icyo kintu cyo kuvuga ngo ntabwo wemerewe kwegera ameza y'umwami kibayeho njye nahoze nyibara nsangiragera muri 6 imyaka 6 kuko nashyizwe inyuma y'itorero niko tubyita ari mu kwezi kwa mbere 2018 none turi 2023 mu kwa 6 yego niyo ndumva ngira ngo ubwo wahera 2018 2019 2020 na 2 twari tugeze na 3 ni 6 cyangwa 5 gutyo gusa cyari igihe kirekire nageze aho ndiyakira mbifata nkaho nyine ari ibihe byageze bimeze gutyo cyane cyane ko icyo naziraga nari nyizi mbifiteho amakuru noneho gutinda icyabitindije gutya ni ikintu nanjye ntamenye neza kuko ibyo nabaga nsabwa nari naragerageje kubikora ariko byari byaratinze ubwo Imana wenda yagira ngo ibanze inyigishe n'andi masomo yo bigira inyuma gutyo
birumvikana byagiye bitinda bikavugwa. hari igihe nanjye naburaga bagapanga kunyakira bagasanga nagiye mu giterane bakazongera kuko urabizi babikora ari kwigabura bigahura n'akazi n'ejo bundi ndi Ngozi hariho iyo gahunda mba nagiye muri biriya biterane kandi biriya biterane niho umuntu navuga ngo mpakura n'amafaranga ntabwo mba nagiye kuririmba gusa mba nagiye no mu kazi ntabwo ni ugukorera Imana ukanahembwa yego nuko rero hari igihe byajyaga bivugwa akavuga ati Bosebabireba bagiye kumwakira reka nyine nk'umuntu w'umusitari abantu bakabimenya cyangwa n'itangazamakuru tukabiba hafi tukavuga ati tugiye ati arakiriwe ku munota wa nyuma wavugana n'ubuyobozi bwa Kicukiro ati hejuru babyanze ubwo kuvuga hejuru n'ubuyobozi bukuru ntago hejuru babaga babyanze baravugaga ngo mube mumuretse rero ariko uzi ko ari ko kubyanga ntago nzi ko ari ukubyanga ntago bavugaga ngo babivugaga muri iyo mvugo niko bambwiraga nanjye abayobozi n'icyo gihe bari bahayoboye bamwe ntibagihari ariko nanjye tukaguma muri dutegereze none iyo bakubwiraga gutyo byansabaga none uko nkora uko nshoboye nkaboneka cyane mvuga nti wenda ejo bazavuga ngo mube muretse cyangwa muhite mubikora bikanga ariko ndatekereza ko byarangiye navuga ngo Imana yabishyizeho akadomo bakwakira imbere y'abakristo urumva ntabwo byari koroha ko twigiza kamera mu rusengero ku igaburo burya ari umuhango wera utari uwo gupfa kwisukira uko umuntu wabibonye ariko bakwakira wabonye imbamutima z'abakristo zabyakiriye gute muri rusange umuntu w'Imana wese ndakubwira gute yaba wari uhari bakomye amashyi abantu byabanejeje ukabona yuko bari babikeneye kuko urumva nazaga ngaterana nkagenda ngaterana nkataha nkabana n'abakristo ariko abantu bazi ko hari nk'impano zanjye zakabaye zikora bakabona n'ibikora urumva rero abantu bari babitegereje bishimye ku rugero ubona yuko wagira ngo ni nk'igihe bavuga ngo bagiye kwerekana nk'umusore n'umukobwa umugeni cyangwa uko n'abantu bakoma amashyi byanejeje nabyo byanyeretse ko abantu bankunda cyane cyane n'abo dusengana wenda umuntu ashobora kukubaza Theo mu myaka 6 wari umaze uri inyuma y'itorero rya ADPR cyangwa uhagaritse gutyo ni iki byaguhombeje muri makeya base haryo ubwo nabara ko byampombeje gutera wenda nakabaye mvuga ngo byarampombeje yaba kuva icyo gihe ntarungiye gukora none rero imva ikintu nari narahombye nyine gukorera umurimo w'Imana mu itorero mbarizwamo kandi ari ryo ni presenta aho ngiye hose nkahagara ku maguru abiri nkavuga ati ndi umukristo mu itorero rya ADPR ku Kicukiro sheri umushumba wanjye n'uyu ariko ukaba ushobora kuza ukabona nta kintu mpakora nicyo nari narahombye uwo mudendezo ngiye kuvuga ngo ntacyo ariko nibuka ko nyine numvaga mfitemo akantu k'ipfunwe urumva yego harimo ipfunwe ariko hari n'ibindi biterane binini mpuzamatorero byagiye bitegurwa rimwe na rimwe ukaririmba bigoranye oya ahubwo bikananga nyine ubwo narahombye se gusa nyine nageze aho ngaho ndabyibagirwa byo guhomba ariko bigitangiye hari n'amafaranga nasubije y'ibiterane nk'umuntu yaravuze ati uzaze mu giterane tariki n'izi hanyuma zikajya kugera wagiye inyuma y'itorero kabiri hariho na mpuzamatorero aba ADPR bavuga ati ntago tushobora kubyemera kuko arahagaritse njyewe nkubwire ko hari n'igiterane nagiyemo mpuriramo na korari yo ku Gisenyi yitwa Betelehemu twe twagikoreye iriya za Rutsiro bahita Boneza yego haba intambara nkubwire intambara babonye mpari aho hari umushumba wa Rubavu hari n'uwa Rutsiro ba muri ADPR ngo hari hakiriho uturere uzi ikintu cyabaye bagiye hanze gukora inama tugabana amateraniro bakora iryabo barasohoka nanjye nkora iryanjye none mu bintu byambabaje ariko uzi ko utumye ntekereza ibintu urankanguye ubu ni nkaho aribwo nanjye kuvuga ikintu cyanshavuje cyambabaje nanjye nkumva ndababaye ku giti cyanjye bamwe mu baririmbyi bo muri iyo korari hariho abo basohoye bagahita bakata bagaca mu ruhande ndimo bakansuhuza umudamu umwe aransuhuza ararira aravuga ati mu bintu byanzanye
nari nkumbuye kukubona uririmba yo none itorero riranza hitarira yabantu se to ryanze ko badakureba uririmba barabasohoye barabote mukora ibyaha muhite mugenda ati hejuru babimenye batwica umushumba yaravuga ati munamenye mutankoraho iti hejuru aho hejuru bana hejuru babakaze kandi Imana yadukijije hejuru muvandi nubwo urumva ako nako ku ruhare rwanjye nararirimbye ndirimbira abaturage ariko bene data bataha bababaye barababanza ati muvemo dukora irindi abo baturage nabo ubwo babagaburiye n'ibiti n'amazu bavuga bati Theo ari hehe nkabona yuko nyine bita nyine urumva ibyo byose ni ingaruka z'ibyaha byangwa niyo mvugo yumvikana byose byari impamvu y'intege nyine naragize kuko jewe ntago mvuga ko nari nararenganye uko amabwiriza y'itorero agomba kubahirizwa niko byagombaga kugenda ubwo rero urumva ndakeka ko naho tuzongera guhurira ngo bavuge ngo mwe nimusohoke kugira ngo Theo aririmbe ariko nanone bikanyereka imbaraga ibintu nakoreye Imana zagize yego imbaraga byagize nkabona yuko nabyo nabitekerezaga urabona impamvu bigaragaza imbaraga umurimo w'Imana ukora cyangwa wakoze wagize hari umuntu itorero ryavuga ngo rirateze cyangwa ngo ari nyuma y'itorero n'abantu bakamuvaho burundu yego bakuvaho ariko wowe n'ubundi nubwo hejuru ubugari wawe byabaga ari induru abaturage b'abakristo baragushakaga nagiye mbibamo cyane mu biterane nagombaga kuririmbamo ukangirwa ku munota wa nyuma cyangwa bikagira ukundi kuntu bigenda wakuva mu bakristo hasi bati kubera icyo atarirebye urumva ku buryo bikwereka imbaraga z'umurimo w'Imana wakoze yego rwose ni ukuri kandi mbese ubu urabona ko meze nk'umuntu witonze ndi kumva meze mfite wa munezero numva ari uwo kunshecekesha yego hanyuma wavuze ngo hejuru buriya rero hejuru hariho igihe nabwo byari bimeze neza nuko abantu bo hejuru bakunda guhindagurika twebwe bo hasi tukaguma turi aho wenda kumva ngo baduhinduriye batuzaniye siko bigenda ngo paruwasi bayihaye umuntu ngo bazanye runaka ntabwo twitorera wenda ngo mukore amatora tumushaka uwuhe ariko hari igihe twagize n'umuyobozi wo hejuru mu bantu bayoboye ADPR mu myaka ishize wari warambereye umuntu mwiza nari ngiye kuvuga ngo umwana mwiza numva nubahutse umuyobozi cyane arahari najyaga nsura nkamusanga muri biro tukaganira nkasanga n'ibyo birego arabizi akampa inama ukabona nyine ntacyo bitwaye hanyuma bukeye rero biza guhinduka arahari ntabwo ari ngombwa kumuvuga ariko mu bantu bayoboye ADPR kandi muri ibi bihe byatambutse urumva bagenda bahindagurika mu icyo gihano cyawe hayoboye ingoma eshatu hayoboye ingoma yari yobowe na Sibomana na Tom Rwagasana hayobora ingoma y'uwitwa Karuraga na Karangwa John ari umuvugizi wungirije ubu hari kuyobora Izayi na Eugene umwe ni umushumba mukuru undi ni umushumba wungirije ubwo bari muri abo ariko ubwo ngira ngo saba ngaba banona ubwo nabakera kuko nabo hambere ni aba niho wakira ufite ayahe matsiko ndumva nta impamvu mbibaza nuko ziko hejuru nabwo harabo wagiye wikoma birasakuza bamwe bati wahwimba indirimbo kavuga ati yaririmbaga runaka wo hejuru yaririmbaga runaka bintu nk'ibi urumva nibi harabaye ntiyakabe kandi harabaye ntibisibama bari mu mateka hari nk'igihe bari bagiye kukwakira Kicukiro byanarangiye ku munota wanyu umuvugizi wungirije w'icyo gihe no wenda reka neke kumuvugana kuko singiye wari w'icyo gihe yego ahita avuga ati simbishaka ntimumwakire nimumwihorere nyine byarabaye rero nk'ibyo se umuntu yabyiba ntabwo bya uyu nyine uwo nguwo yari yarabyanze hanyuma nyine nawe aza kuvaho urumva n'ibisanzwe mu isi bibaho ndashimira rero ko abangaba bemeye kuko aba nabo baba babizi bahawe na raporo rwose ahantu bari abayobozi ba ADPR bakuru Imana ibaha umugisha kuko nari kumva mbohotse nanjye nkarirwa nk'abandi bana nkagira uko niyumva mu itorero nkakorera Imana natinyaga kujya mu materaniro yo muri ADPR
iki kintu nacyo nkivuge mu rwego rwo ibyo nabyo biri mu byo ni narahombye Yego. rwego rwo kumva mfitemo akantu Udafite k'ipfunwe umudendezo. urumva kujya ahantu bakakwakira kuko ntibabura bakubonye bakuvuga ariko wenda ntibagukoreshe cyangwa ntibanakuvuge erega biba bikaze biba bikaze natinyaga nko kwigira ahantu hari ibihe byiza ariko ubu ngubu nagenda nanjye nkiyumvira numva mbohotse Ndiko bimeze. kandi ngira ngo twigeze gukora ikiganiro njye nawe bizamo ibintu ngira sinzi ukuntu byangendekeye ndarira ndabyibuka icyo gihe wansanze ahantu muri studio ndimo ndikodinga indirimbo dukora ikiganiro mfite itike y'indege nshaka guhita njya Nairobi urabyibuka ndarira icyo gihe ndize hari abantu bagizeho comment numva nyine numva nabyo ndabyizi umuntu agashyiraho comment ikomeye kumva arakubwira ngo ubundi ngo iryo ni idini ngo ryazanywe n'abantu ngo ntibisanzwe ngo nawe ushatse wakora iryawe yego nuko rero Imana ishimwe rero kuba bakwakiriye ndakubwiye ngo ishimwe cyane ni ikaze cyane mu murimo w'Imana ivuga butumwa rirakomeje reka ngashumba nawe kugira ngo akonfirime iyi nkuru nta kibazo rwose Imana iguhe umugisha Yes, turi kuri ADPR Kicukiro Sheri nimwe mu maparuwasi yagize itoro rya ADPR mu rurembo rw'umujyi wa Kigali turi kumwe rero n'umushumba w'iyi paruwase kugira ngo tuganire gatoya ku nkuru cyangwa ku nkuru nziza twumvishe nk'abanyamakuru bakora itangazamakuru rya Gikristo ngira ngo ni ibintu byiza cyane mushumba mwiriwe neza kandi muraho murakomeye yego mwiriwe nawe munyamakuru turaho turakomeye amakuru oya amakuru meza twagize amateraniro meza twari kumwe n'umufenerande wow kandi yaduhesheje umugisha yabahesheje umugisha ko basanze mu mwanya wo w'igaburo ryera cyangwa kwegera ameza y'umwami y'umwigisha bagize n'igaburo ryera ryitabiriwe cyane byari byiza ese mushumba wenda nta mbere y'uko mbaza icyo mbaza buriya igaburo ryera cyangwa ameza kwegera ameza y'umwami bivuze iki ku mukristo buriya kwegera ameza y'umwami ni inkingi ikomeye y'umunyetorero ko Yesu yaravuze ngo umuntu tudasangira ntaho duhuriye buriya umukristo utegera igaburo ryera abakemangwa bwose none se hari ikintu bajya bavuga iyo tugiye nko kwegera igaburo bakavuga ngo umuntu mbere yo kwegera igaburo kuye kubanza kwisuzuma kugira ngo atagibwaho n'urubanza ubundi ruriya rubanza bavuga kuko hari nk'abantu bajya batinya kuza ku igaburo ryera bavuga bati ngiye ndumva rwose mu mutima wanjye mfite ibintu byaha ntihannye ukuntu wenda natonganye n'umuntu simuruzi hafi ngo musabe imbabazi ubundi ni ibihe byaha cyangwa n'ubuhe buryo ushobora kurya igaburo ryera bikagutera umwaka wo kugutera umugisha bavuga ni byiza kumbaza icyo kibazo njyewe nanditse ku memoire yanjye isoza amasomo ya teologiya nanditse ku igaburo ryera kumbaza rero icyo kibazo icya mbere biravuga ngo umuntu yinire yisuzume umuntu yisuzumye ntiyagirwaho n'urubanza yego ni ukuvuga ko itandukaniro ry'igaburo ryera n'indi mihango n'andi mafete nuko umukristo wegera igaburo n'inde d'abord aba agomba kuzuza ibintu bitatu ni kuba yaremeye ubutumire yego mu gifaransa biravuga ngo ni acceptation de l'invitation icya kabiri kuba yarambuye umuntu wa kera uvuga kuba yarakijijwe kuba ari umwana uvutse ubwa kabiri kuba yarambaye Kristo yego nibyo aba yujuje bitatu ibyo rero gituma tuvuga ngo abakwiriye kwisuzuma nuko Bibiliya iravuga ngo bamwe bapfuye kurya ngo barapfa iyo Bibiliya ivuga ngo barasinziriye ngo abandi bararwaragura ibyo byabayeho nicyo gituma bisaba ko umuntu yitegura igaburo ryera agasaba imbabazi ariko atari uburyo bwo kurihunga yose icyo gisubizo umuntu umwe ngo yahunze igaburo mushumba aramubaza ati kuko ihunga igaburo ati mfite ibyaha
ubundi rero iri gaburo niryo ribukiza ibyaha amaraso ya Yesu niyo akiza ibyaha wakwihana noneho hanyuma ukababarirwa dushyiraho icyumweru kizima cy'abantu kwisuzuma yego no gusenga nyuma y'icyo cyumweru twegera igaburo aho guhunga ngo ufite ibyaha wakwegera muri kwa kwegera urimo usaba imbabazi yego nuko niko bivuga. Wow, ngira ngo ni akantu abantu benshi bajyaga bakunda kumbaza, ubwo ngira ngo uyu mushumba basubije neza mu gasobanukiwe. Yego wenda hari ikindi noneho ni iyihe nama mwagira abantu b'abakristo badaha agaciro kwegera ameza y'umwami? Ugasanga umuntu ashobora kumara umwaka umwe 2 3 ari umukristo, ariko buri gihe ko bavuze ko bagiye kwegera ameza y'umwami kaba yibereye mu bye nyine atabyitayeho, mbese nta gaciro arihereza. Icyambere njyewe nabaye umwungeri w'inka. Ubona inka itagiye kunywa amazi gushora izindi nka, iyo nka ibirwaye. Yego. Umukristo adakwigabura ararwaye. Ni ukubuma hafi tukamuganiriza tukamusura nko murwayi. Kuko nta buzima bafite. Yego. Ko na Yesu yaravuze ati nutemera gusangira nanjye nta buzima. Kandi ibi biryo mbaha ni ubugingo buhora. Amen. Ngira ngo ni ibintu byumvikana. Reka tugwe ku ngingo y'umunsi cyangwa ku nkuru nyamukuru itumye nshaka kuganira namwe ngo mubikonfirme. Hari Kristo wa hano w'umukozi w'Imana wamamaye cyane, azwi n'abantu benshi, niyo mpamvu abakristo bose bakirwa, ntabwo tuza kubikoraho inkuru, ariko kandi iyo umuntu amakuru ye agenda cyangwa yagiye ni ngombwa nyine yuko abantu babimenya. Ni umukristo witwa Uwiringiyimana Theogene, uzwi ku izina rya Theo Bosebabireba, uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, akaba umukristo wa hano ku Kicukiro Sheri. Yaramaze imyaka isaga 5 ari atemerewe kwegera igaburo ryera cyangwa ari inyuma y'itorero, ariko iry'uyu munsi yaririye musanganya akanyamuneza, asa n'uwagiye mu mwuka, urumva ko yari ari kumva nyuma y'imyaka 5. Nibyo mwamwakiriye, mwamugaruye mu itorero, hagenderwa kuki umukristo ashyirwa inyuma y'itorero anagaruka? Wenda ari kimwe mwabitubwiraho gatoya. Murakoze cyane. Theo ni umukristo hano Kicukiro, niho yakirijwe, niho yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, niho yabatirijwe. Hanyuma akora aza no guhabwa impano yo kuririmba. Yakoze imirimo myinshi, yakoze za sorti nyinshi, ariko nyuma aza kunanirwa mu rugendo, aragwa. Yego. Itorero rimushyira inyuma yaryo. Iyo dushyira umuntu inyuma y'itorero, hari isengesho abantu bakora rikomeye abantu bataza bitaho. Biravuga ngo ntakagirire amahoro mu byaha. Yego. Ese ubuzi icyo bivuze? Ni isengesho rikomeye ririya risa n'inkoni yo gukubita umuntu. Niba ari umucuruzi waguye naje Dubai ahombe, aho gukomeza kunguka akazabura ubugingo, yego, ahomba agaruke mu nzira y'Imana. Namara guhomba niko gasengesha abashumba basenga. Ntakabonera amahoro mu byaha. Yego. Ababara umubiri ariko umutima uzagaruke. Iryo sengesho rero twararitsenze, byabaye uko nta mahoro yaboneye hari. Yego. Yagize ingorane, yakoze ibyaha byinshi, ariko nta na mahoro yigeze abona. Ubuzima bwe burahinduka, mwagiye mubibona namwe. Yego. Hanyuma aza kugaruka, yaragize umwaka hafi yaragarutse. Ariko itorero turavuga ati tuzareba, turabanza turebe, akaza agasenga mu mibyizi, agasubirayo, agasohoka, ariko agasohoka mu matorero atari aya Pentecote. Yego. Yasohokeraga mu matorero atari aya Pentecote i Burundi, Tanzania. Tukamugarura tukamubwira ati none se kuri nyuma y'itorero gusohoka? Ati nibwo buzima. Nibwo buzima, niko mbaho. Hari ukuri ariko bigenza umushumba, ariko oya yakwihangana. Rero ubu yaragarutse, turamusuzuma. Habaye amanama menshi, twakoze amanama arenga, navuga arengane hano kuri Sheri. Kamwemera, tuza no kubivuga ku rurembo, kubagisha inama, kuko ari umuntu wamamaye wa mugani. Bavuga ati mugende mu murebe, niwe mumufite, nimusanga ari koko yayihanye,
duhamagara umugore we araza hano turamuganiriza tumubaza amakuru ye n'abana yabyaye uburyo abemera nk'abiwe nabyo yabikoze no mu igaburo bwera yabivuze hanyuma nta kindi twamukorera keretse kumwakira yego kandi twamugiriye inama twamubwiye ko birangiye gupfa kugenda gusa noneho ahazaza agenda azaza azana inzandiko kuri paruwasi bamusinyire tumusinyire ko agiye kugenda ubu rero Theo yabaye umukristo twamwakiriye mu itorero twanamuhaye igaburo ryera niko bimeze yego wow ngira ngo ni ibintu byiza cyane reka mbarekene ko babaza ibintu byinshi muri bamwe mu bashumba binararibonye umuntu yabaza ibintu byinshi ku matopiki atandukanye ariko wenda tuzategura ikiganiro tukibahe mbere noneho tuze tubabaze kugira ngo ubwoko bw'Imana bwunguke byinshi ariko none reka tubareke kugira ngo mujye mu yindi mirimo byiza n'igihe muganira n'abandi muzababwira ko abantu barahinduka Sawuli yisha abantu yica intumwa ariko bukeye arahindukirira Imana noneho aba umuvugabutumwa ukomeye yego turemera ko umuntu ashobora kugwa ariko akongera akaba umuntu muzima ntitumubareho ibyashize Bibiliya iravuga ngo ibyakera ntitubyibuke ubu ni Theo mushasha yego ariko wenda tuvuga ku by'inama mwagiye mukora hari inama zagiye zanzura kumugarura ariko mwabaza byagera ku buyobozi bwo hejuru hakagira ababyanga ati mube muretse ibyo byagiye bisakuza cyane mu itangazamakuru ibyo ni ukutabyumva neza ubuyobozi barabubeshyera ahubwo ni ugushishoza okay abantu bose twese twarashishozaga ntabwo ubuyobozi bwigeze bwangana na rimwe kwakira umukristo w'ahantu kuko ubuyobozi bw'itorero nitwe tubuserukiye hano twebwe duhagarariye ADPR duhagarariye ururembo nta bundi buyobozi rero bwatubuza turi amaso y'ubuyobozi bwa ADPR hano Kicukiro Bashumba reka tubashimire cyane kuba muduhaye uyu mwanya mukatuganiriza Imana ibahereza umugisha cyane amen amen Yes, turacyari ku rusengero rwa ADPR Kicukiro Sheri aho twari twagiye kureba umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana uzwi nka Bosebabireba aho nyuma y'imyaka 5 cyangwa 6 yari amaze ari nyuma y'itorero bongeye kumwakira kandi bamugarura nyine mu itorero nyuma yuko bamugenzuye bakabona yuko imirimo ye ishimwa ndi kumwe rero n'umufasha we tubundi tusanze bazanye ku ifunguro nyine cyangwa kwigaburo ryera hano kuri Kicukiro Sheri reka tumwakire kandi tumusuhuze tumuhereze ikaze kuyoboka Imana mameri muraho neza muraho amakuru turashima Imana wow nikaze n'ubundi kuyoboka Imana TV so bwa mbere tubakira ariko nikaze hamaze kuba mu rugo murakoze muribwira abantu badukurikiye kugira ngo abo twungutse bashya batara ibyo biganiro twagiye dukorana mbere bamenye ngo ninde tugiye kuganiraho gatoya amazina nyine ni yayandi mushima Imana Marie Chantal ku izina ry'umwana bampamagara Mama Eric Mama Eric niwe turi kumwe akaba umufasha nyine wa Theo Bosebabireba nk'uko nari mbivuze wakiriye gute rero kuba itorero ryongeye kwakira umutware wawe nyuma y'igihe kirekire yari amaze ari inyuma yaryo imbamutima zawe nizeho ngo urumva nyine biranejeje n'abatari giye baranezerewe ndankazwe jewe sokoze ndanezerewe cyane unejejwe n'iki muri rusange nejejwe n'Imana cyane cyane ko yamurinze muri izo nzira zose yaciyemo natwe ikaturinda nubwo biba bitoroshye ntabwo biba byoroshyeje we ariko Imana nyine yahabaye imugeza kuri uyu munsi imugarura mu babyeyi imugarura mu bagabo ubwo nyine yagize agaciro ku ivuko iwacu ku itorero yego kuba yarari inyuma y'itorero ni iki byabahombeje nka famiye ntabwo byabura kandi nyine yabivuze nkawe nk'umutware nk'uhagarariye urugo ubwo se njye navuga ibirenze ibyo ngibyo ni ibyo ngibyo kandi nyine nko kuba umuntu yari ahagaze biri aho mu gihirahiro kandi burya n'igihe umuntu yivuga neza akagenda hamwe ukaba utamenya uko bimubaza
aba atamenya uko ari bubigusobanurire cyangwa n'umuntu agatinya kugira ibyo amubaza akavuga ati ariko twumvishe ko wenda bamuhagaritse bikaba iyo ngiyo nyine utamenya ukuri uko ariko ariko ubu kuri nyine wagiye ahagaragara bamubohoye nyine. yego Yego. wow ngira ngo ni byiza kubera imbamutima afite ari kuvuga ntabwo ashaka kuvuga ibintu byinshi ari kwivugira amagambo make arishimye mu by'ukuri ni inkuru ishimishije kandi ni n'ibintu byiza cyane. Ubu noneho rero uhagiye gukurikiraho iki uramugira inama ki yo kugira ngo atazongera kugwa mu makosa nk'ayo yagiye akora kuko ntabwo twavuga ngo bari bamuhagarikiye ubusa. Niyihe nama umuha nk'umufasha we ubu none ugiye gukora iki? Inama ni za zindi umunyarwanda aravuze ngo ibuye ryagaragaye ntibarikisha isuka. Yego. buriya amaze kumenya ahantu atsikira amara kumenya ahantu bitagenda neza buriya nawe ntabwo azongera gusubirayo kandi asubiyeyo urumva nyine igikomere buryo cyo nge kigakomereka kibabaza cyane. ubwo hamwe n'amaboko y'abantu b'Imana ni uguhama badusengera nyine badufashe mu mugongo. wow ngira ngo ni ibintu byumvikana. Amerika ntabwo nshaka kuza kumutindana cyane kuri kamera kuko ni n'umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Muzi ko tujya dukorana ivugabutumwa arahari tuzamugarura. Icyo twashakaga kumva nimba mutima ze kuri uyu munsi nyuma y'imyaka 6 umutware we yari amaze ari hanze y'itorero ariko ubu bakaba bongeye kumwakira ku mugaragaro. Reka tubabwire ngo felicitation cyane kandi Imana ikomeze kubashyigikira. Nukuri murakoze. Mameri hari abantu rero bashobora gushaka kubavugisha mu buryo butandukanye bano baha felicitation. Erega ni ikintu gikomeye ku muntu wari umaze imyaka irenga 5 ari nyuma y'itorero bakaba bamugaruye. Hari umuntu ushobora kuvuga ati yo tinukuri ati uwo mubyeyi gusenga kubana n'umukozi w'Imana amusengera muba hafi muri icyo gihe yari amaze gutyo ati ni ibintu byiza cyane akwiye gushimirwa cyangwa akwiye guhabwa felicitation mu buryo butandukanye. Urashobora kunyemerera ugatanga nimero ya telefone yawe ku buryo uwashaka kukuvugisha yakubona? Ntago nakanga kutazitanga. Zitange rero. 078 32 34 47 3. Yego. Turanazandika ku kiganiro. Yego. Urakoze cyane Imana iguhe umugisha. Namwe murakoze. Amen.